Waba ushaka gukoresha interineti ku buntu kuri telefone yawe ndetse no gukoresha airtime utishyura? Ino application iraguha bando za free na airtime y'ubuntu. Reba ino video utaza kuza gucika. Iyi application ni nshyashya mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afurika, yitwa iPhone. Ushobora kugezaho interineti ya buri munsi mu gihe ubishaka. Reka dutangire. Iyi application ushobora kuyisanga kuri interineti, ndavuga hahandi ugiye usacingira cyangwa se ugurira application zawe. iPhone ni application iguha interineti ya free, iguhesha igihe ukoze ibyo igusabye nko kureba publicité, ndavuga ads zamamaza, gushyiraho andi application cyangwa gukoresha service zabo. Ifite data nkeya. Iyi application ushobora kugerageza mu gihe ufite data nkeya. iPhone yashyizweho kugira ngo izagufashe cyangwa se izafashe buri muntu wese ufite interineti nkeya mu gihe zigiye kumushirana kandi zikamufasha. Ushobora kuyihamagaza n'amayinite ushaka guhamagara umuntu. Ibyo ngibyo turaza kuza kubirebera hamwe. Ibi ngibi ubigeraho iguhuza n'abantu bamamaza cyangwa ibisabwa n'abandi bantu bakoresha platform. Ariko ikora ite? Reka turebe uburyo ikora. Iyo umaze kuyishyira muri telefone yawe igusaba kureba publicity, gukoresha izindi application cyangwa gukora task. Iyo ubikemuye neza, iPhone iguha interineti y'ubuntu. Iyo mugiye kubana nanjye, nitwa Emi Channel, ni Emi Tech TV Show. Mbahaye ikaze. Reba kwa kandi like ndetse na subscribe aho hasi nubona hari ikintu video zo kuza kugusigira cyangwa se ufite amatsiko ku bindi biganiro dukora hano, cyangwa se kuri iki kiganiro ushyira igitekerezo cyawe muri comment, turaza kuza kugisoma, tuzagusubiza muri video izakurikira. Fungura iPhone yawe muri Play Store, iba kuri Google Play Store niho iba, no ku bantu bakoresha iPhone ino application wayikoresha. Kora ku ijambo rya search, hahandi wandikira keyboard zamuke, nurangiza wandike iPhone. iPhone gutyo ndi kubivuga EPHONE, ngira ngo murabyumva. Nyuma wandiko free network app. Nyuma yo ku searching ino application ifite background cyangwa se logo ya orange, ngira ngo muri kubibona. Okay, umaze kwishyira muri telefone, injiza ushyiremo email yawe cyangwa se nimero yawe ya telefone ukoresha. Tubyibuke ko ino application irakora ku muntu ufite WhatsApp no ku muntu ufite Telegram. Niba ufite Telegram ibi byo bihuta cyane, na WhatsApp birakunda. Twagiye tugendana akantu kandi. Urabona uno mwambi nshushanyije hano, uyu mwambi urawukanda ukimara gufungura application yawe. N'ahandi hantu uza ugakora ukande kuri sign in with Google. Hari aho ushyiramo email yawe, nta kindi kintu hari baragusaba. Urahitamo email. Niba ufite email nyinshi uhitamo imwe, numara kuyihitamo iraguha access yo kuba wakwinjira muri application. Okay, nyuma yaho uradushyiramo nimero ya telefone. Okay, reba hari uno mwambi nshushanyije. Uyu mwambi uvuze ngo shyiramo byibura code yawe y'igihugu uherereyemo. Twebwe turahita dushyiramo u Rwanda 250. Okay, turahita duhitamo nimero ya telefone turayiza kuza gukoresha. Okay, tugendana akantu kandi nturangare. Noneho tumara kuyandikamo nimero ya telefone, wandikemo neza ko imbere dufite code y'igihugu cyacu n'u Rwanda. Niba uri mu Burundi urakoresha Burundi. Okay, ndakeka ari 257 mu Burundi. Urakanda next. Tumara gukanda next, uraza ukanda hano next. Okay, nurangiza gukanda next, ahangaha ikindi kintu hano gukora barita baguha code kuri WhatsApp cyangwa se kuri Telegram. Biraterwa naho ushaka. Okay, twebwe twahisemo ko dukoresha WhatsApp kuko niyo nabonye ishobora kuba yakoroha. Guys, reba kwa kandi like kuri ino video nyamuneka, kugira ngo ino video igere kure kandi uduteye inkunga. Reba kwa kandi subscribe aho hasi, tujyane natwe mu iterambere ry'ikoranabuhanga. Okay, baduhaye agakode kuri WhatsApp, turaza tugafata cyangwa se tugafata mu mutwe 750, turagatestingamo hahandi muri iPhone. Turangiza batwereka step zikurikiyeho.
hano iyo byanze urategereza amasegonda akabanza akarangira, warangiza ugakanda aha ngaha handitse send again, bakongera bakaguha agakode kuri WhatsApp. Aha ngaha handitse send again, urangira ukaza ukagaruka muri WhatsApp cyangwa se muri Telegram. Urabona yuko aka gakode tugomba kugategereza iminota mike kakongera kakemera. Ngira ngo hano application yacu imaze gufunguka, ngira ngo muri kubibona ko turi muri telefone. Okay guys, ino application ni nziza. Noneho urabona yuko hari hejuru dufite amafaranga angana n'ama USD angana na 0.20. Aya mafaranga ubona hano wayahamagaza, noneho ikindi wayakoresha kuri megabyte. Noneho kugira ngo aya mafaranga ushobora kuyongera urebye task cyangwa se ads publicity bamamaza, kugira ngo amafaranga abe yakwiyongera. Okay, ngira ngo muri kureba haraheje mu nguni y'uburyo nimero twakoresheje ni iriya ni nimero dukoresha mu busanzwe, banayidushakiraho nta kibazo. Okay, n'umwamba nkuri no muri murareba aya ma USD baduhaye, ama unité ushobora kuyakoresha pipa, cheka, kuguza bipe cyangwa se megabyte zagushiranye. Okay, reka turebe ku mafaranga dusanzwe dufite kuri mobile call, airtime. None turangiza dukanda akanyeje 31 dushyiraho urwego twemeza kuri simukadi ya MTN. Ngira ngo muri kubibona dufiteho 0.45. Noneho reka tube twareba nimero, turangiza tuyihamagare dukoresheje iriya application, turebe ko bino bintu koko niba bikora. Guys, ndabizi neza birakora. Okay, wowe cyambere no gukurikirana ino video paka kugeza ku musozo, kadugaruke muri application turangiza twandikemo ino nimero. Ino nimero zo kuza kwihangana ko twayikoresheje mu gusuzuma ihangana. Okay, tugiye kuyandika niturangiza duhamagare. Okay, tugiye guhamagara. Inshuti yanjye, aha ngaha ushobora guhamagaza imirongo yose ushaka, haba kuri Airtel birakunda, haba no kuri MTN naho birakunda. Ngwino kandi hano okay mu gihe ugiye guhamagara kugira ngo mikrofone yawe ibashe gufunguka. Ngira ngo tugiye gukanda hano kuri okay, turangiza dukande kuri what used the app, dukoresha application twemeze, niturangiza duhamagara. Ngira ngo muri kubona ko guhamagara biri gukunda. Urabona yuko amafaranga dufiteho hariya arahari. Okay, reka dukoreshe indi nimero. Wenda mushobora kuba mutari kumva uburyo ndi guhamagara nuko ndi kuri kodingiramo, ariko mu kanya ndakoresha indi nimero, ndakeka biraza kuza kwemera. Okay, ngaho reka dukoresha indi nimero ubundi dukoreshe duhamagara. Okay, ahangaha twatiri kuri kodingira, no mpamvu mute ya mikoro twayimutinze, ariko reka dukoresha indi nimero birite byemera. Ushobora no kugerageza indi nimero kugira ngo duhamagare turebe. Okay, reka twandike ino nimero yuko ushobora no kwihamagaza imirongo yose. Okay, turangiza dukande okay duhamagare. Ngira ngo kubibona hano hejuru ko amalimit tuyafite n'iminota dushobora kuvugana. Okay, ngira ngo uri kubona yuko kuyihamagara badufashe. Guys, ngira ngo bino bintu birakora neza. Urabona yuko duhamagaje nimero, n'ubu ngubu urabona yadufashe. Urumva rero ino application mu bwenge wayikoresha ifungura gusa application zimwe nka WhatsApp, Facebook, Lite, Instagram cyangwa se browser zabo, ariko hari igihe kuba wemerewe gukoresha izindi application bitewe n'ibyo wakemuyemo, nko kureba ads ndetse na task baba baguhaye kugira ngo baguhe internet. Aha ushobora kuyikoresha kuri MTN cyangwa se kuri Airtel bitewe n'igihe wahisemo, bitewe na simukadi ufite ku murongo yihuta, ufite nka 4G. Ndakeka byaba ari byiza ufite simukadi igenda 3G, ahangaha internet igenda gahoro. Buri munsi uhabwa task nshyashya gukoresha internet kugira ngo
ubone interineti zihagije. iPhone ishobora kukugeza ikindi kintu, ino iPhone ishobora kugufasha cyangwa se wenda ushobora kugirwa nk'inama. iPhone ishobora kugenzura zimwe muri application zawe se cyangwa se ikagenzura zimwe muri data zawe uba wahawe. Megabyte uba wahabwa ni nkeya, igufasha gusa mu bintu by'ibanze. Izi megabyte aba ari nkeya cyangwa se amayinite aba ari makeya, ntabwo wayahamagaza isaha gusa, igufasha kuba wayifashisha mu gihe ayawe wayamaze. Ikora neza iyo uzi ibyo wemerewe gukora. Ni ngombwa gusimbuza megabyte burundu, ndavuga bando, ahubwo ni nk'uburyo bwa emergency cyangwa kugabanya ikiguzi. Ushaka gukomeza kubona aya mayeri yo gukoresha internet kuri make cyangwa ku buntu, nta handi ni hano, ni kuri MTech TV Show. Kanda subscribe kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu dushyize kuri ino YouTube channel. Niba wakanze subscribe wakoze cyane, wakanze like ino video wakoze cyane. Ngaho sharing inshuti zawe nazo zimenye yuko hano hari channel y'ibintu by'ubwenge tubagezaho. Ibintu byose bijyanye n'ikoranabuhanga bigezweho ni hano kuri MTech TV Show. Shyira igitekerezo cyawe muri comment, ubundi tuza tugisangemo tugakora video. Nonaha ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza.